nzinduwe no kukubwira amateka y'umwami Mibambwe Sentabyo wa Ndabarasa ya Rujugira rwa Mazimpaka wa Gisanura cya Nyamuheshera wa Semugeshi wa Ndori iya Ndahiro cya Matare cya Gahima ka Mutabazi Sekarongoro wa Rugwe rwa Bwimba wa Nsorosa Mukondo. Uyu Nsorosa Mukondo akaba ari we wa nyuma amateka y'u Rwanda agaragaza ku rutonde rw'abami biswa b'umushumi. Aha nakwibutsa wowe nkurikiye muri iki kiganiro ko abanditsi b'amateka y'u Rwanda bashyize abami barwo mu byiciro bitatu: abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo babimburirwa na Ruganzu Bwimba bagaherukwa na Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ari nawe mwami wa nyuma w'imye ingoma y'u Rwanda azunguye mwene se Mutara wa gatatu Rudahigwa. Kora subscribe, like ndetse na share maze tugendane birusheho kuryoha. Mu kwanzika amateka ya Mibambwe Sentabyo ndakubwira ko nyina yari Nyiramibambwe Nyiratamba, amazina ye yose akaba Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo. Ba Mibambwe bamubanjirije ni Mibambwe wa mbere Mutabazi wa mbere Sekarongoro ari nayo mpamvu wari Mutabazi wa kabiri, hakaba na Mibambwe wa kabiri Gisanura. Bikekwa ko yaba yariswe Sentabyo nyuma kubera ko yarananutse cyane. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo yimye ingoma y'u Rwanda ahasaga umwaka w'1741 azunguye se Kigeli wa gatatu Ndabarasa ategeka kugeza atanze mu mwaka w'1746. no kuvuga ko yayimazeho imyaka itarenze 5. Kimwe n'abandi bami bategetse u Rwanda, nawe yagize abamurwanyije bakomeye. Mu bamurwanyije hakavugwa cyane umugabo Gatarabuhura wahamyaga ko ari we wagombaga kuba umwami aho kubuha Sentabyo. Igikorwa cyaje kumuviramo guhunga igihugu akerekera mu burasirazuba bwacyo mu Gisaka, dore ko aka gace kari kataraba ku Rwanda. Nk'uko nyine byabayeho no ku bandi bami babanjirije Sentabyo, amateka akunze kugaragaza amakimbirane yagiye agaragara mu miryango y'ibwami bapfa ubutegetsi. Ibi byakunze gutera abantu batandukanye amatsiko, cyane cyane bihereranye n'umugabo Gatarabuhura, umwe mu bazwiho mu mateka y'u Rwanda kuba yararwaniye ubutegetsi cyane. Izina Gatarabuhura riza mu mateka bwa mbere igihe cy'imikwa ry'umwami Mibambwe wa gatatu Sentabyo, umwami wimikiwe hafi ya Muhazi ahitwa Gasange mu cyahoze ari komini Giti ya Byumba, ubu ni mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi. Suyu wenyine ariko wagaragaye mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Sentabyo, kuko n'umugabo Rukari yawugizemo uruhare, ariko ntibyamuhira kuko mu guhunga kwe nyuma y'uko umugambi w'upfubye bamufatiye nzira bakamugarura maze agahanishwa gutabwa muri Muhazi. Abasizi benshi bahimbye ibisigo bivuga kuri aya makimbirane yari hagati y'umwami n'abamurwanyaga. Muri bo twavuga nka Muganza wasize igisigo yise Nta urenga icyo azira, yerekana ko nta mpamvu yo kwigomeka ku mwami kuko aba yaratowe n'Imana, bityo ko nta wivuguruza. Umusizi Musare wa Karimunda we yahimbye icyitwa Ncira umwami kamba, naho Ntibanyendera ahimba icyitwa Uruguma runini. Muri iki cyanyuma umusizi yasaga n'uvugiraho neza uriya Rukari wari umaze kuroha muri Muhazi azira gushaka kwigomeka ku mwami. Uretse Gatarabuhura na Rukari, mu mugambi wo guhirika Sentabyo havugwamo n'undi mugabo witwaga Gasenyi. Uyu akaba ndetse yari umwe mu bahungu ba Kigeli Ndabarasa Sentabyo yari amaze gusimbura. Nyuma yo kubura abamujya inyuma mu rugamba rwe, Gasenyi nawe yahungiye mu Gisaka, akaba ari nawe umusizi Musare yabwiraga mu gisigo cyitwa Ingoma iraragwa ntiyibwa ku bwami nta wabwihaga ahubwo yabuhabwaga nk'uko ubwiru bwabaga bwabiteganyije. Nubwo bwose bamwe mu bari bagize itsinda ry'abarwanyaga umwami Sentabyo basaga naho bamaze kwigizwayo, ngo ntibyari bihagije ko bari bashyigikiye umwami, bumva bizeye ko nta banzi basigaranye muri bo. Umwe mu bakekwaga amababa ni Semugaza, umwe mu ngabo wari ukomeye, ari nabyo byatumye batari gupfa kumwisukira kuko yari afite ingabo zashoboraga kumurwanirira. Reka tugaruke tureba umugambi nawo wapfubye wo kwica Sentabyo. Gatarabuhura wakoreraga mu buhungiro yacuze umugambi wo guhitana umwami Sentabyo, utahurwa mbere y'uko wuzuzwa kuko uwitwa Rubaba wari wahawe iyo gahunda yaje gutabwa muri yombi bivuye ku batasi b'umwami. Uyu Rubaba mu gihe yafatwaga, umwami yamugiriye imbabazi ntiyamutanga ngo acibwe umutwe, ahubwo amutegeka nawe guhunga agasanga bagenzi be mu Gisaka. Agatsiko ka Gatarabuhura kakoreraga mu buhungiro mu Gisaka kongeye kandi kohereza undi mugabo witwaga Ruhogo mwene Rwasamanzi aza mu Rwanda yiyoberanyije asaba umwami imbabazi, avuga ko ashaka kugaruka mu Rwanda ku neza. Umwami Sentabyo
wari umunyamahoro cyane yaramubabariye aranamutuza, maze igihe yari iwe atetse mu ntebe ye, bivuze ngo yicaye mu ntebe ye, uyu mugabo Ruhogo arekura umwambi kubw'amahirwe ye make, aho kuboneza umwami nk'uko yabishakaga aramuhusha, umwambi ufata aho yari yicaye, umwami arokoka atyo. Umwami yafashe Ruhogo aramubohesha, ariko aho kumwica asaba ko bamukata intoki zo mu kuboko kwe kw'iburyo ko arizo zari zarashe, nyuma koherezwa ku mupaka w'u Rwanda n'Igisaka ngo azabere akarorero n'undi wese waba yarifuzaga gutera u Rwanda. Hagati aho Igisaka cyakomeje gucumbikira abarwanyaga ubutegetsi bwa Sentabyo kugeza ubwo u Rwanda rufata icyemezo cyo kukigabaho igitero, maze nyuma yo kuragurizwa indagu zereza kanwa abahizi ka Gihana ngo abo mucengeri cyangwa se umutabazi, no kuvuga umuntu wagenwaga n'indagu ngo azamenera amaraso yo mu gihugu bendaga gutera, maze ayo maraso ngo azabere umutsinda u Rwanda nirugabaho igitero. Uyu kanwa abahizi ka Gihana rero akaba ari we wari werejwe ko azaba umutabazi wa Bucengeri muri icyo gitero. Nubwo hagenwe uyu kanwa abahizi ngo azatabare Bucengeri, ntabwo bari bazi ko nawe yakoranaga na Gatarabuhura wari mu Gisaka, kuko aho gukora akazi kamujyanye yiyambukiye akisangira abarwanyaga Sentabyo mu Gisaka, bigatuma asimbuzwa uwitwaga Semucumisi, nk'uko bigaragara mu gisigo cya Musare wa Karimunda cyitwa Umunyigi Nyamutindi. Tugarutse ku ngoma ya Mibambwe wa gatatu Sentabyo, nubwo itarengeje imyaka 5, ntitwakwibagirwa ko ariyo yatsinze Ubugesera. Muri icyo gihe Uburundi bwateye Ubugesera butwara igice kimwe hariya bita mu Kirundo, u Rwanda narwo ruratera rutwara igisigaye. Nuko ingoma y'Abahondogo iganzwe ityo Ubugesera butsinzwe, ariko tugiye kubona ko butahise buyoboka u Rwanda ku buryo bwa burundu. Icyo gihe Abahondogo bari ubwoko bw'ibikomangoma by'Ubugesera, nibo bavagamo abami babwo kera butaraba ubw'u Rwanda. Umwami w'Ubugesera uwo ari we wese wimye ingoma bamwitaga Nsoro, nk'uko mu Gisaka bamwitaga Kimenyi, mu Nkore bakamwitaga Haya. Mibambwe Sentabyo rero yaje gutera Ubugesera bwa Nsoro. Uyu yari Nsoro wa 4 Nyamugeta. Uko byagenze nuko Kigeli Ndabarasa amaze gutanga yazunguwe n'umuhungu we Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa 2 Sentabyo. Aya mateka akabatenderwa ikirari ahasaga umwaka w'1741 kugeza umwaka w'1746. Mutabazi Sentabyo yima ingoma, u Rwanda rwari rusigaranye ibihugu bibiri bikomeye bitari biruhangayikishije. Ibyo bihugu byari Ubugesera bw'Abahondogo n'Igisaka cy'Abazirankende. Sentabyo akimara kwima ingoma yihatiye gutera igihugu cy'Ubugesera. Ubugesera bwari igihugu cy'imigina n'ibishanga by'imifunzo n'ibihugu biciyemo imigende n'ibinamba by'amasanzure y'Akanyaru n'Akagera. Abami bategekaga Ubugesera bari Abagesera. Cyari igihugu kirimo ikiyaga cya Mugesera, ari naho iryo zina ryakomotse. Inka zabo zizwi zitwaga Inshya, zikagira n'imfizi y'ibwami yitwaga Rushya. Iki gihugu kikaba cyaritwaga Ubugesera bw'Abahondogo. Igihugu cy'Ubugesera nicyo cyaje kubyara izahoze ari komine za Kanzenze, Ngenda na Gashora ho mu cyahoze ari Kigali ngari, ubu habarizwa mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba. Nuko Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa 2 Sentabyo yiyemeza gutera igihugu cy'Ubugesera bw'Abahondogo. Icyo gihe yica umwami wabo Nsoro wa 4 Nyamugeta, anyaga n'ingabe yabo Rukomba amazi. Kubera ko intambara yo kwigarurira Ubugesera yashojwe na Mibambwe Sentabyo yabaye icyorezo cyane, hapfuye Abahondogo benshi ku buryo bivugwa ko Abahondogo nyabo basigaye mu Rwanda bari mbarwa. Nuko ingoma y'Abahondogo iganzwe ityo. Gusa nk'uko twabibonye hejuru, hari igice cy'Ubugesera cyagiye ku Burundi, kikaba aricyo cyabyaye Kirundo y'ubu. Nanone nk'uko twabibonye, ntabwo Ubugesera bwahise buyoboka burundu, kuko bamwe mu bikomangoma by'Abahondogo banze kuyoboka, n'abayobotse bakayoboka bagononwa. Gusa nk'uko abakuru babivuze ngo urugamba rushyize kera ruhinyuza intwari, abo Bahondogo bari bigize indatsimburwa, babonye bamaze gusumbirizwa n'inzara n'amapfa bibageze habi, bajya inama yo kujya kuyoboka Sentabyo. Uwo mugambi barawunoza, nuko batoranya umwe muri bo witwaga Mabwire, bati genda uyoboke uduhakirwe, nawe ntuyobe wa magambo yo guhakwa. Mabwire ashyira nzira ni Rwanda kwa Sentabyo. Mabwire ageze mu Rwanda ibwami ahasanga abandi Bahondogo bayobotse. Mabwire abonana n'abagaragu ba Sentabyo, bamubaza ikimugenza, nawe arababwira ati twashize twishwe n'ubutindi n'inzara, none ibyiza nuko mwanshyikiriza Sentabyo nkamuhakwaho. Abagaragu ba Sentabyo bimira Mabwire bamubuza kwinjira ngo abonane n'umwami. Hashira iminsi yikinze mu kiraro cya bene wabo bari
barazanywe bunyago n'ingabo z'u Rwanda. Bigeze aho Mabwire asubira ku bagaragu ba Sentabyo arabinginga ngo bamuvunyishirize baranga. Ntibashakaga ko hari umwe mu bahondo guhinguka imbere y'umwami, kuko cyaraziraga ko abaturage b'igihugu cyatsinzwe bahinguka imbere y'umwami bataruhagizwa amazi y'ubuhoro ngo bahumanuke. Bukeye ku gasusuruko Mabwire araza yihaze abwira abarinzi bo kwa Sentabyo ati ntimurebe Mabwire wo mu ngabo za Nsoro zatsinzwe, kuko nikoreye ubutumwa bw'abahondogo bose bagize ingoma y'Ubugesera bifuza kuyoboka. None rero ubutumwa buruta intumwa, nimunshyikirize umwami, mushyikirize ubutumwa nahawe n'umuryango mugari w'abahondogo. Numara gukanda subscribe ugakanda ku nzogera cloche de notification, kanda no kuri all hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika. Niba bikunze ukande like na share ku nshuti zawe, ubundi uduhe n'igitekerezo kugira ngo dufatanye uru rugendo. Burya ngo iyo ushaka kugera aho ugiye ugenda wenyine, washaka kugera kure ukajyana n'abandi. Abagaragu ba Sentabyo batangazwa cyane n'iryo jambo babwiye, baragenda barigeza kwa Sentabyo. Nuko ategeka ko bamuzanira Mabwire ngo amushyikirize ubwo butumwa. Mabwire akoma yombi ati nyagasani nyir'u Rwanda, abagome barapfuye abandi baracitse, none twebwe abasigaye tuje kugusaba ngo twunamureho icumu ry'inzara n'ubutindi byaturembeje. Sentabyo amaze kubyumva abaza umwiru mukuru we ati uyu mugabo na bene wabo nabagenza nte? Umwiru mukuru ati ubuse wabura uko bagira, bari mu gihugu cyabo bafite ibintu byabo n'amatungo yabo, none ibyabo byose ni wowe ubifite, ubwo se wabura ikibakiza inzara? Sentabyo yemera inama umwiru mukuru amugiriye, aca iteka ngo abahondogo iyo bava bakagera bahabwa umuriro. Iyo umuntu inka zabaga zarashizeho yabonaga umugabira inka agakangura igicaniro, nibyo bitaga guhabwa umuriro. N'icyo gihe rero umwami Mibambwe Sentabyo yahise ategeka abatware yagabiye Ubugesera ko umuhondogo wese uri mu Bugesera ahabwa inka z'imbyeyi icumu n'umuriro. Ati nzashaka icyo nzabaha nyuma. Mabwire asubira mu Bugesera ajyanye n'intumwa n'izo nka Sentabyo yategetse ko babaha. Bageze i Bugesera abwira bene wabo ibyo Sentabyo yabategetse, barishima bashima na Mabwire. Intumwa nayikwira mu batware bose bari Bugesera igenda ivuga ubutumwa bwa Sentabyo iri kumwe na Mabwire. Ubwo abahondogo bose bahabwa inka Sentabyo yategetse, intumwa irikuburira ataha ijya gusohoza ubutumwa bw'uko ibintu byatunganye. Nyuma yo gusubiza inyuma ibitekerezo k'umwami Mibambwe Sentabyo akibuka ubutumwa Mabwire yamushyikirije bwatumye atabara abahondogo bari bishwe n'inzara bigatuma banayoboka nta mananiza. Amaze no kwibuka ubutumwa yahawe n'intumwa yari yatumye mu Bugesera ngo iherekeze Mabwire ikazana inkuru nziza y'uko abahondogo bayobotse kandi ko bahonotse inzara yari bageze ahaga, yumva intumwa ntacyo yayinganya isohoje ubutumwa neza. Nuko ku ngoma ye Mibambwe Sentabyo aca iteka rikwira u Rwanda rwose rigira riti ubutumwa buruta intumwa. Iyo dushakashatse mu mateka dusanga abami bazwi bayoboye Ubugesera ari bane gusa, kandi bose bayoboraga ku izina rya Nsoro. Ababazirikanye b'amateka batugejejeho kugeza ubu nk'uko tubisanga mu gitabo La Poésie dynastique au Rwanda cya Musenyeri Alexis Kagame n'aba bakurikira. Hari Nsoro wa mbere Bihembe wategetse mu gihe u Rwanda rwategekwaga na Kirima wa mbere Rugwe. Nsoro wa kabiri Sangano wategetse Ubugesera mu gihe mu Rwanda hari ku ngoma ya Mibambwe wa mbere Mutabazi wa mbere Sekarongoro. Hakaza Nsoro wa gatatu Nyabarega wayoboye Ubugesera u Rwanda rutegekwa na Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Wa kane ari nawe w'imperuka akaba Nsoro wa kane Nyamugeta wategekeye rimwe na Mibambwe wa gatatu Sentabyo ari nawe wamwivuganye ubwami bw'abahondogo ari nabwo bw'Ubugesera bukazima buryo. Abahondogo bakomokaga kuri Muhondogo wa Kanyabugesera wa mbere Mugondo mwene Gihanga, bivuze ko intambara hagati y'Abanyabugesera n'Abanyarwanda yabaga ishyamiranyije abavandimwe. Bisobanuye nanone ko mu gutsemba abahondogo Abanyarwanda bikoze mu nda. Amahirwe akaba ko Mibambwe Sentabyo yageze aho kuna muri cumu. Reka tugaruke tureba iherezo rya Mibambwe Sentabyo watanze azize ubushita. Mu gihe u Rwanda rwiteguraga gutera igisaka hateye indwara y'ubushita, bituma Abanyarwanda batinya guterayo ngo bataza n'icyo cyorezo, ndetse n'umwami ubwe aca iteka bivuze ko yatanze itegeko ko nta muntu ugomba kwambuka Nyabarongo agana iburasirazuba bw'u Rwanda kugira ngo hatagira aho ahurira n'iyo ndwara yari irimo iyogoza Abanyagisaka, akaba yayitondera mu Banyarwanda basigaye. Uretse n'ibyo umwami
nawe yarimutse aza gutura muri Taba ya Gitarama ahitwa i Remera, ndetse n'amato yose yambutsaga abantu muri Nyabarongo abuzwa kongera kwambutsa abantu mu buryo bwo gushyira mu kato iki gice cy'uburasirazuba. Kimenyi wa kane Getura, umwami wategekaga Igisaka icyo gihe, nawe yatinyaga u Rwanda kandi agahora azi neza ko igihe icyo ari cyo cyose igihugu cye cyaterwa n'Abanyarwanda bakakigarurira. Ibyo byatumye yigira inama yo gushyigikira Gatarabuhura akanamutiza amaboko bagafata ubutegetsi mu Rwanda, bityo nawe igihugu cye kikagira amahoro. Uyu mwami ngo yaje guhimba amayeri yo kohereza umuntu mu Rwanda agenda yita ko ahunze igihugu, bityo akaba ashaka ubuhungiro ku mwami Sentabyo. Uwo muntu ngo yaje yitwaje n'impano y'impuzu ikoze neza, ariko iyi mpano yari y'uburozi akaba Abagereki kuko yari yarambawe n'umunyabushita. Uko Mibambwe Sentabyo yakambaye iyi mpuzu yafashwe n'ubushita, ndetse n'undi muvandimwe we witwaga Kimanuka wari mukuru we, akaba ari nkawe wari umurinzi we wa hafi. Bose mu gihe gito bahita bitaba Imana, bityo na Nyiramibambwe Nyiratamba wari umugabekazi aranyweshwa, ari byo guhabwa uburozi, kuko amategeko y'ubwiru yateganyaga ko iyo umwami yatangaga n'umugabekazi nawe atagombaga kubaho. Mibambwe Sentabyo yatanze akiri muto cyane, dore ko ngo yari akiri umusore utaraba igihame, ni ukuvuga hagati y'imyaka nka 25 na 30. Mu yandi magambo, yapfuye akenyutse amaze imyaka itarenze 5 ku ngoma. Byongeye kandi ngo n'agahungu ke Nkezabo yari amaze kubyara ku mugore bari barahuriye mu ndorwa, nako kari kamaze guhitanwa n'iyo ndwara y'ubushita. Uretse n'amarira yo kubura umwami, hari ikibazo gikomeye cyo kubura uzazungura wari umaze gutanga. Hari n'abandi bavuga ariko ko Mibambwe Sentabyo atigeze yambara iyo mpuzu. Dore uko babivuga: uwo muntu wari woherejwe na Kimenyi ageze ibwami yakiriwe na Kimanuka, mukuru wa Mibambwe Sentabyo, amusaba kumugeza ku mwami. Kimanuka amubajije icyo amushakira, amwereka ya mpuzu yari amushyiriye. Kimanuka ngo yigumaniye ya mpuzu arayiyambarira, aba ari nawe wandura ubushita. Noneho murumuna we, ni ukuvuga umwami, abimenye ajya kumusura, ari nabwo nawe yanduraga ubushita. Hari n'abavuga ko yemeye kwandura buriya bushita ku bushake ngo yitange nk'umutabazi bwe kugumya kumutsembera abaturage. Ariko ikigaragara nuko iriya ndwara Kimanuka yari arwaye batari bazi yariyo ngo bamenye n'uburyo bwo kuyirinda. Nuko rero Mibambwe wa gatatu Sentabyo abaratanze bitunguranye cyane. Mu gihe bibazaga uzamuzungura ku ngoma, Gatarabuhura yari atangiye kwisunganya ngo arwanire ingoma, dore ko uwo bari bahanganye yari amaze kumukinguruka kandi nta kana asize kazamuzungura. Muri icyo gihe ariko ngo baje kwibuka ko umwami ataratanga yari akunze kujya guhiga mu mayaga, akarara ku mugore witwa Nyiratunga, umupfakazi wa Gihana wari utuye ahitwa Igikoma muri Ntongwe ya Gitarama, ubu habarizwa mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ka Gikoma, umudugudu wa Gatengeri, aho bita mu rya Nyiratunga. Uyu Gihana cya Cyilima Rujugira yari umutware w'ingabo zitwaga Barima zarindaga inkiko y'Ubugesera. Gusa hari abandi bavuga ko Barima batwarwaga na Mitunga ya Cyilima Rujugira n'umugabo we Seruhuga, naho Gihana agatwara abatanyagwa. Gihana uyu akaba yaraguye i Burundi ari umutabazi w'umucengeri, kuko muri kiriya gihe imyemerere ishingiye ku kuraguza yemeraga ko ubutwari bw'ingabo ku rugamba butari buhagije ngo igihugu gitsinde ikindi hatabanje kuboneka umutabazi uhamenera amaraso ngo atere umwaka abanzi. Iyo myemerere u Rwanda rwari ruyihuriyeho cyane n'u Burundi. Iyi myemerere ni nayo dusanga mu rupfu rwa Gihana cya Cyilima Rujugira, umugabo wa mbere wa Nyiratunga. Dore uko byagenze. Byabaye ku ngoma ya Cyilima Rujugira, akaba sekuru wa Mibambwe Sentabyo. Icyo gihe abarundi bari bateje ikibazo gikomeye cyane kuri Cyilima wa kabiri, ku buryo yagennye ko bohereza umutabazi w'umucengeri uzamenera amaraso y'i Burundi akabateza ibyago. Uwo mutabazi wari wagizwe ibanga yari Gihana cya Cyilima Rujugira, umutware w'Abarima. Nuko Gihana aragendagera i Burundi ayoboye ingabo nyinshi, ariko abatasi b'u Burundi bari bamumenyesheje ingabo zabo, ku buryo aho yajyaga hose bamuhungaga bari bahawe itegeko ryo kutamwica. Nabo bemeraga iby'ubutabazi cyane, bakabona ko kwari ukwiteza ibyago bikomeye kumenera amaraso ye ku butaka bwabo. Gihana rero amara igihe kinini mu Burundi baranze kumwica, bageraho nabo bohereza umutabazi wagombaga kuburizamo igitambo cya Gihana, bagena uwitwa Rulinda rwa Gakamba, mubyara w'umwami w'u Burundi. Ubwo rero Rulinda rwa Gakamba arwana na Gihana, barwanira hitwaga Kabacuzi. Rulinda aramwica, nawe yiyahurira hejuru ye. Aho hantu kuva ubwo hitwa
ryitwa mu rya Gihana na Rulinda. Ntihari mu Burundi icyo gihe, ahubwo hari mu Bugesera. Mbere yuko aba bombi bapfa, habanje kuba imirwano ikaze, impande zombi zitakaza ingabo nyinshi. Ku ruhande rw'u Rwanda, Karara wa Kirima wa kabiri arahagwa na Mparaye wa Mitunga. Mitunga yari umukobwa wa Kirima wa kabiri Rujugira, ari nawe nyina wa Bitorwa, wa wundi watanzwe na Gahindiro biturutse ku makimbirane yari afitanye n'igikomerezwa Rugaju rwa Mutimbo. Niba ukunda gukurikira aya mateka, uribuka urupfu rwiswe urw'agatandabazimu. Uburundi bwaje guhura n'inzara ikomeye cyane yitirirwa amaraso ya Gihana. Bararaguza bemeza ko bagombaga gushuka umuzimu wa Gihana ko Burundi ari igihugu cyawo. Nibwo bamwubakiye inzu ahantu bise Mayange, nkaho yari atuye mu Rwanda. Nuko ngo bamuremera n'ingabo bazita Barima nk'izo yari afite mu Rwanda, n'ubushyo bw'inka bise Nyambumbe nk'izo yari afite n'ubundi mu Rwanda. Maze aho Mayange bahashyira umugore wiswe izina nk'iry'uwo yari afite mu Rwanda, bivuze ko ubwo bamwise Nyiratunga. Maze imvura iguye byitwa ko bamushoboye. Iyo nkuru igeze ibwami mu Rwanda, bararakara barabisha, bibaza uko bazamenyesha umuzimu wa Gihana ko yashutswe. Baza gusanga igisubizo ari uko Rubona rwa Rusimbi, umutware w'abadahemuka, yajya kuba umutabazi, maze yamara gupfa umuzimu we akajya kwibutsa uwa Gihana ko yashutswe. Abadahemuka bambuka Akanyaru batera hitwa Kivu Igikongoro, aho niho Rubona yaguye, maze ajya kurangiza ubutumwa bwe. Nanone dukurikije uko babyemeraga batyo babyibwiye, Abarundi baza kumenya ko bakoze ishyano bakica Rubona kandi yari umutabazi. Bagena ko kugira ngo igitambo cye bagihindura imfabusa, ari uko nabo bakohereza umutabazi mu Rwanda agapfirayo, akabateza amakuba n'ibyago. Bose bemeza ko ari uwitwa Kivumajoro cya Mwambutsa wa kabiri Nyarushamba wagombaga gutabara. Azabeshya ko ahunze, bamwakirana yombi, kuko ariko byagendaga buri gihe iyo hazaga umuntu uhunze ikindi gihugu. Babaga bazi ko azababwira amabanga yacyo. Amaze kuhagera ajya kwiroha mu myobo y'Imuhanga. Abanyarwanda baza kubimenya, nabo bohereza undi wo kujyayo, maze akaburizamo icyo gitambo. Boherezayo uwitwa Ntabyera, nawe aragenda yirohamo. Bavanamo iyo mirambo yombi, bajya kuyishyingura i Burundi rwihishwa. I Burundi nanone hatera inzara ikomeye. Abarundi bajya inama, bata amaraso y'ibwami ya Gihana aruta amaraso y'abatabazi bacu basanzwe. Kugira ngo dukize Uburundi, u Rwanda rutabwigarurira rudufatanyije n'iyi nzara, nuko natwe twohereza umuntu ufite amaraso y'ibwami kugira ngo aburizemo ya Gihana. Birangira bafashe icyemezo cy'uko Mutaga wa gatatu ubwe ari uzaba umutabazi. Reka mbanze nkwibutse ko imyemerere y'ubushobozi bw'amaraso y'ubutabazi ku ruhande rw'u Rwanda hari abatarabivuzeho rumwe, kandi nabwo hari ku ngoma ya Kirima Rujugira, ari nayo nkomoko ya bya bisigo byogeye cyane, ibisigo 7 by'ibyuma. Kuki byiswe ibisigo by'ibyuma? Abatekereza b'amateka y'ibisigo byiswe by'ibyuma batubwira ko ari ibisigo bigera kuri 7 byahanzwe n'inzobere mu busizi. Impamvu byiswe ibisigo by'ibyuma bikaba byaraturutse ku makimbirane yabaye hagati y'abasizi Karimunda na Muhabura, ubwo Karimunda yajyaga gucurisha amacumu y'abarwanyi ari byo byuma, maze Muhabura wagengaga icuriro cyangwa se uruganda muri ibyo bihe akamurangarana, avuga ko yabanje gushaka ibikoresho by'abatabazi b'abacengeri. Amakimbirane yavutse atyo, haba kwibaza niba hatsinda ingabo cyangwa abatabazi b'abacengeri, ku buryo hari abagombye gukerereza abandi mu gushakirwa ibikoresho. Ibyo byatumye Karimunda ajya kurega Muhabura kwa Kirima Rujugira. Mu gutanga ikirego cye yamureze mu gisigo yise ibyuma bitsindira abami, ari nacyo cya mbere mu bisigo 7 by'ibyuma. Mu kwiregura, Muhabura yerekana ko yabanje gucura ibyangombwa by'abatabazi b'abacengeri, abivuga mu gisigo yise ibyuma bimarira abami urubanza, aricyo cya kabiri muri ibyo bisigo by'ibyuma. Umwami yasabye abandi basizi kumufasha guca urubanza, maze uwitwa Nyamugenda asa n'ushyigikira Karimunda mu gisigo yise iyo urubanza rwagombye abakuru, kikaba aricyo cya gatatu mu bisigo by'ibyuma. Abandi baraho nabo bagize icyo babivugaho, nibwo Bagorozi yagize ati zemeye inganzi ngogo, kikaba ari igisigo cya 4 mu bisigo by'ibyuma. Maze Muhabura mu kwiregura asubiza Bagorozi ati mbwire Bagorozi umunsi ugumye, kikaba icya 5 mu bisigo by'ibyuma. Umuhungu wa Muhabura witwaga Ndamira yamwunganiye mu gisigo yise abatabazi bagira ubatemera, kikaba icya 6 mu bisigo by'ibyuma. Naho mwene Bagorozi nawe yunganira se mu gushyigikira Karimunda ati urubanza ruhari ntirukumburwa, asa n'ushaka kuvuga ko urubanza rwaciwe n'umwami rudasubirwamo, kikaba aricyo cya 7 mu bisigo by'ibyuma.
kwari uku kwibutsa nkwereka ko nubwo u Rwanda rwari rufite ingabo zikaze haba mu butwari haba no mu bumenyi mu by'intwaro n'imirwanire bitababuzaga kwitabaza imbaraga z'imyemerere ishingiye ku bupfumu. Biriya bisigo bikaba byaragaragaje ko bamwe mu basizi ari nazo mpuguke z'icyo gihe batari bakibyemera cyane. Reka tugaruke kwa Sentabyo. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo yari umwami w'intwari kandi w'umunyabwenge, ariko twabonye ko yatanze ari muto cyane, ndetse n'izungurwa rye rikaba ryarimo ibibazo bikomeye kubera abo twabonye barwaniraga ingoma. Nyiratunga rero akaba yari yarabyaye umwana witwaga Gahindiro yemezaga ko ari uwa Sentabyo, ndetse n'umwami ubwe na mbere gato yuko atanga akaba yari yaragaragaje ko uwo mwana ari uwe, dore ko ngubwo Nyiratunga yamubyaraga Sentabyo yamwoherereje impano zitandukanye zo kumuhemba. Ibwami rero bahise batekereza kuri uwo mwana Gahindiro, maze bohereza abantu bo kumurinda we na nyina Nyiratunga, ndetse ngo banahita bamwimika badategereje amezi 4 ubundi yasabwaga n'ubwiru mbere yo gukora imihango yo kwimika undi mwami, kuko babonaga ibintu atari ibyo gutindana. Bivugwa ko aboherejwe kurinda Nyiratunga n'uruhinja rwe ari ry'inyonza abandi barasa wari umutware ukomeye afite n'ingabo zikomeye, hamwe n'undi mutware witwaga Nkezabo. Gusa nk'uko twabibonye mu ntambara z'izungura no mu mateka yihariye ya Yuhi wa kane Gahindiro, uwitwaga Gatarabuhura we yakomeje guhanyanyaza arwanira ubwami kugeza atsinzwe burundu agatabwa mu Katuzura ari rwo rwobo rw'Abayanga mu Bugesera. Cyakora Gahindiro we ingoma yaramuhiriye ndetse ayirambaho imyaka isaga 56 mu gihe Sentabyo ataruseyeho irenze 5.